Urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana, ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, shalom shalom bakundwa bene data abo umwami yishimira. Turashima Imana kuri uyu mwanya mwiza, ni wa mwanya twongera kwigira hamwe ijambo ry'Imana, ijambo ryahinduye ubuzima bwa benshi muri twe, ijambo ryadukije indwara, ijambo ryaturemye, ijambo ryaduhaye urubyaro. Haleluya. Kandi niba uri mushyashya nguhaye karibu, ni agatabo k'urusobe rw'ibiriho, inyigisho y'umushumba Kristu ya Kirome, isohoka buri kwezi birimo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi mu ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turiga inyigisho ivuga iti emera ibyo Kristo yakoze. Haleluya. Umurongo wacu ufungura turawusanga mu Baroma ibice 4:25. Haravuga hati: watangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Amen. Iyo tuvuga tuti Yesu yapfiriye isi yose, ni imvugo rusange igaragaza ko yapfiriye abantu bose. Rero iyo nteruro rusange, Yesu yaciriweho iteka mu cyimbo cyacu, yaciriweho iteka ku bwacu twese. Ariko iyo umwizeye hari ibintu bibiri bibaho. Icya mbere, kwemera no kwakira igitambo cye ku bwawe bituma bishoboka ko wakira ubuzima buhoraho. Imana ishimwe cyane. Iyo wizeye Yesu hari ibintu bibiri bibaho. Icya mbere, kwemera no kwakira igitambo cye ku bwawe bituma bishoboka ko wakira ubuzima buhoraho. Imana ishimwe. Kwakira ubuzima bihoraho bivuze ko wavutse ubwa kabiri. Ubu uri umuntu mushyashya, ubu udafite ahahise. Iyo dusomye mu Bakorinto ba kabiri igice cya 5:17 haravuga hati: umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba abaye icyaremwe gishya, ibya kera yabishize, dore byose bihindutse bishya. Imana ishimwe. Hanyuma umaze guhinduka icyaremwe gishya muri Kristo Yesu, ni ingenzi gusobanukirwa ko mu by'ukuri Yesu atapfiriye ibyaha by'uyu muntu mushya muri Kristo, kubera ko ubuzima bushya wakiriye umaze kuvuka ubwa kabiri ari ubuzima bw'Imana, ntabwo bufite icyaha. Imana ishimwe. Umuntu mushya muri Kristo yaremwe mu gukiranuka no kwera nyakuri. Iyo dusinya mu Efeso ibice 4:24 no mu Bakolosayi ibice 3:10 hagira hati: mukambara umuntu mushya uhindurirwa mushya kugira ngo agire ubwenge kandi ngo ase n'ishusho y'iyamuremye. Uku kubona ibi bizakuzanira gusobanukirwa impamvu watsindishirijwe. Bibiliya mu Baroma ibice 4:25 iravuga iti: watangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo adutsindishirije. Imana ishimwe cyane. Yesu yazutse kugira ngo adutsindishirize, ntiducirirweho iteka. Imana ishimwe cyane. Rero mwene data, mwakire kugira ngo ubicyaremwe igishya, wakire ubuzima na kamere y'Imana bidafite icyaha. Haleluya. Ubu ubwo watsindishirijwe ufite amahoro ku Mana, ndetse wahindutse gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. Abadasobanukiwe uku kuri baragorwa buri munsi bagerageza kuba abakiranutsi no kunezeza Imana, ariko urufunguzo ni ukwemera ukuri kw'ibyo Yesu Kristo yakoze kandi ukabibamo. Imana ishimwe cyane. Mwene data, wikwigora wigerageza kuba umukiranutsi, ahubwo emera ukuri kw'ibyo Kristo yakoze maze ubibemo. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga iri sengesho, turasubiramo tuti: Data mwiza, ndagushimira kubw'impano y'ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Ndizihiza uku kuri ko ndi icyaremwe gishya muri we. Ibya kera byarahise burundu, ndemera rwose ikindanga gishya mfite muri Kristo, kandi mbaho mu mwuzuro w'ubuzima buhoraho wampaye
ntangaza ko natsindishirijwe ndetse ngahabwa ubutware bwo kubaho nkiranuka. Nakize ibyangoraga kera byose mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Gucengera inyigisho y'umunsi turasoma mu Baroma ibice 4:25, dusome mu Bakorinto ba kabiri ibice 5:17, ndetse dusome muri Yohana ibice 10:10. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, turabakunda. Shalom shalom. Oh haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2:21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10:9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ububaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 0794000091. Ndasubiramo 0794000091. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha.